Alright, let's go on mutagatifu challenge amapiano. Uretse kugenda wow. Uyu mwana Mariya mubyeyi mutagatifu uzwi ku izina rya Alex amaze guca impaka mu Rwanda bitewe no kumenya gukora mu gahogo bya hatari. Alex mutagatifu dore ko kuri ubu tuvugana yahise akora account yo kuri TikTok, amaze kugira abantu ibihumbi 9 bamukurikirana kuri TikTok we nta n'imisi ibiri iciyeho. Mutagatifu ari kudevelopa cyane nkuko namwe muri kwibona. Ibintu bikomeje mu Rwanda byo kuzamura nk'abana byari byiza cyane. Twari dutangiye kwa nka Uganda cya Niger, niho wabona abana bafite impano bakabanza bakazishyira aho twakita nko kuri stage, buri wese akabona impano z'abana bagiye batandukanye. Mariya mubyeyi mutagatifu akaba ari umwana ufite impano yo kuririmba, akaba asengera mu idini y'Abakatolika, akaba ari gukurikiranwa na benshi ku mbuga nkoranyambaga cyane. Uyu mwana mutagatifu Alex akaba indirimbo ye ya mbere yayigejeje muri studio, ikaba iraza mu kanya. Dukomeze tutegereze kandi twirebera hano challenge ya Mariya mubyeyi mutagatifu. Reka dukomeze na challenge, uburetse kugenda hari akandi ga surprise ngufitiye. Piano challenge. Maria mubyeyi mutagatifu Yesu wacu mawe dusabire abana bawe, dusabire abana bawe. Maria mubyeyi mutagatifu Yesu wacu mawe dusabire abana bawe, dusabire abana bawe.